Muraho neza nshuti bavandimwe abakunzi ba Kiringo Official. Twaje uyu munsi twagarutse muri ya gahunda yacu ya buri munsi yo kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma tuhaye kaze, turabegereje mwese abakunzi bacu. Turi kubona kabisa ko commentaires zanyu nyinshi zikadufasha, ni nziza, ni imitima gusa nyine bihari, kandi icyo ni ikintu cy'urukundo kugira ngo tubone ko nyine mudushiki kandi mudukunze. Rero turabiyegereje, tuhaye kaze abantu bari hanze muri Amerika, ibi rwose nyine haba muri East Africa, Minembwe, ahantu hose turabiyegereje. Rero twana dusenge isengesho rigufi, niturangiza isoma icyanditswe kugira tuganire hejuru y'ijambo rigufi riza gutwara iminota gusa mikeya, ariko irimo nyine intego y'icyo Imana yashyize ku mutima. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turaje turi imbere y'amaso yawe Yesu, duciye bugufi cyane kugira ngo tuganirize, duhindure ibikoresho byiza, tuganire ibintu bifite agaciro mu bantu kandi tuzubaka imitima ya benshi. Tugirire neza, zo tuvuga Yesu tubivuze gusa ngo bwese cyubahiro Mwami Yesu. Tugirire neza, twiteho kandi dusange abitegera bose, abazumva, abazazumva undi mwaka, abazumva uyu munsi, bibagireho imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, niwe twizeye kandi niwe twiringiye Yesu. Hagucyubahiro none Mwami Yesu, nitako Yesu, Mwami Yesu, amen. Reka dusome hano cyanditswe Abakorinto wa kabiri, turasoma ibice 6 ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, amen. Turasubiramo kandi kugira ngo abantu bose kumva. Ni Abakorinto ba kabiri ibice 6 ku murongo wa 4. Ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, amen. Uyu munsi rero twaje tubafitiye topiki ngufi ivuga ngo kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Niyo tuganiraho, ni ijambo rifite ubusobanuro bugufi ariko bufite imbaraga, kandi ntekereza ko bukenewe mu buzima bwa buri munsi bw'umukristo. Ni ijambo rivuga ngo kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Iryo jambo rigufashe. Ubundi abo tumwose ku isi, ababwirije mbere n'abazobwiriza n'abari kubwiriza nako turi kuvuga, ikintu cy'ingenzi ku muvugabutumwa ni topic cyangwa se ni umutwe w'ijambo. Rero iri jambo ko riravuga ngo kwiha agaciro nk'umukozi w'Imana. Turibaza ngo se kwiha agaciro nk'umukozi w'Imana, umunsi kwiha agaciro ni iki? Iyo jambo mbere twibaza. Reka tutange ubusobanuro bukeya kwiha gusa agaciro. Nituranza tugose ibintu 10 ni ukuvuga ngo biranga umuntu wihesha agaciro. Ni ukuvuga ngo kwiha agaciro ni ukurinda ubusugire bw'ubuzima bwawe nk'umukristo. Ko turabaza ngo kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, mu yandi magambo ni ukurinda gusa ngo ubusugire ubuzima bwawe nk'umwana w'Imana. Ijambo rya kabiri ni ukumenya kubana n'abantu bose amahoro. Niko kwiha agaciro. Umwanditsi yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mwana magambo, kwiha agaciro nk'umukozi w'Imana birakenewe mu buzima bwa buri munsi. Iyo utekereza, iyo uvuga, iyo ukora, iyo ugenda, birakwiriye ko wiha agaciro nk'umukozi w'Imana. Ikintu cya gatatu, kwiha agaciro nk'umukozi w'Imana ni ukumenya ko abantu bose ari abavandimwe muri Kristo Yesu.
cyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kinaniye abantu benshi. Ubundi kumenya ko abantu bose ari abavandimwe muri Kristo Yesu, kutabimenya nizo birema amacakubiri mu bantu, ariko kubimenya nizo bizana ubumwe. Haleluya. Imana rero ibagirire neza mwashe kumva iri jambo kandi mubyumve nk'ijambo ry'Imana. Kuri ubwo rero reka tuze kuvuga ibintu 10 biranga umuntu wiha agaciro nk'umukozi w'Imana, cyangwa se ibintu 10 biranga umuntu wiha agaciro nk'umukozi w'Imana. Ikintu cya mbere ko turihuta ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiranga uyu muntu wiha agaciro nk'umukozi w'Imana ni ukumenya ko umurimo wose akora atari uko yarawukwiriye, ahubwo yagiriye gusa imbabazi kugira ngo awukore. Niba uri umuvugabutumwa si uko wari ukwiriye ivugabutumwa, ahubwo wabwiriye imbabazi. Niba uri umuririmbyi si uko wari ukwiriye impano y'uburirimbyi, ahubwo wabwiriwe imbabazi. Niba uri umuhanuzi si uko wari ukwiriye ubuhanuzi, ahubwo wahawe ubuhanuzi gusa kubw'imbabazi z'Imana. Niba uri umwigisha si uko wari ukwiriye kuba umwigisha, ahubwo wabaye umwigishwa gusa kubw'imbabazi z'Imana. Reka tubisome hano kugira ngo wenda uzumve neza, kuko ibyo tuvuga biri mu byanditswe. Turasoma hano igice cya 4 n'ubundi cya kino gitabo cya Korinto ba 2 ku murongo wa 1. Haravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe. Aho kandi mukumve neza, nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe. Mu yandi magambo, ikintu cyose ukora mu isi y'umwuka cyangwa se muri uru rugendo rujya mu ijuru nk'umukozi w'Imana wiha agaciro, uzumenya ko wagiriye imbabazi gusa. Ubundi muri kamere ya Adamu wa mbere twari tubikwiriye, ariko twabiheshejwe n'imbabazi gusa z'Imana. Ni ukuvuga rero iri jambo rya mbere, kumenya ko umurimo wose ukora ni ukuvuga ngo uwukora wose kubera wose imbabazi atari uko wari uwukwiriye. Kino kintu cy'imbabazi mucumbe cyane. Mu yandi magambo ni ikintu cy'ingenzi, nicyo kintu cya mbere natekereje yuko nabasangiza. Kumenya ko umurimo wose ukora atari uko wari uwukwiriye, ahubwo ari imbabazi z'Imana. Sinzi ko wenda mucumvishe neza, aho nsanga muri commentaire niba dusobanuye twihuse uzamutubwira ngo mutwitondereho. Turi hano kugira ngo twitondere, tujanirane, twese turusheho gusobanukirwa no kumenya neza no kubatuka. Ikintu cya kabiri kiza kiranga umuntu wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo ni ukudacogora gukora neza. Hano mu gitabo cy'Abagalatiya bice 6:9 hazavuga ngo twe gucogora gukora neza. Mu yandi magambo, niyo tutawisari tuzosarura, ariko mu gihe tutacogoye gukora neza. Hari abantu bakora iminsi 2 bakananirwa, ariko biradusaba ngo twe gucogora gukora neza. Bavandimwe, gukora neza ni ikintu cy'ingenzi kiranga umuntu umukozi w'Imana wiha agaciro. Kudacogora gukora neza, kumenya ko buri gihe ugomba gukora neza, nubwo umuntu yakubwira nabi, nubwo umuntu yagukoshera, ariko umenya ko neza udakwiriye gutintwara hasi yo kudacogora gukora neza. Ikintu cya gatatu kiranga umukozi w'Imana wihesha agaciro mu mwanya w'iyo nk'umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo ni ukwanga ibiteye isoni bikorerwa mu bwihishwa. Kwanga ibiteye isoni bikorwa bwihishwa. Hari ibiteye isoni bimwe abantu bakora kubera ko bidafite nk'imbaraga nyinshi, cyangwa se iyo bigaragaye mu abantu bashobora usa nkaho babonye nkaho bitaremereye. Ariko noneho ibyo tuvuga aha ngaha biteye ikibazo ni ibintu biteye isoni ngo bikorwa kwihishwa. Abantu benshi bafite ibintu biremeye ibicocero n'ibyaha bakorera bwihishwa.
iyo ari mu bantu tiyokora ikosa, ariko yaba ari wenyine ahirya agakora amakosa. Ayo makosa rero ntabwo abereye umuntu umukozi w'Imana biha agaciro. Ikintu cya kane ni ukuvuga ngo ntaza goreka ijambo ry'Imana. Ubu nyine ikibazo abantu bafite ni ikibazo cyo kugoreka ijambo ry'Imana. Reka tuze tubisomeho naho tubashe gusoma iki cyanditswe kimwe kuko ni ingenzi cyane. Taza goreka ijambo ry'Imana. Tusoma Timoteyo wa kabiri, twari tuvuze ngo ni Timoteyo wa kabiri ibice 4 no ku murongo wa 3. Haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abajya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Mu yandi magambo, iyo abantu bakeneye kureka ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo bazayishakira abigisha bafite inyigisho zihuye n'irari ryabo, ariko zidahuye n'irari ry'Imana cyangwa se n'ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo rero umukozi w'Imana mwiza wiha agaciro ntaza goreka ijambo ry'Imana, azavuga ijambo uko riri n'uko risobanuye. Abantu benshi bunini bafite ikibazo cyo kudasobanura ijambo uko rimeze, bakiremera ibicocero. Yaba bafite intege y'ahantu runaka agashaka ibyanditswe bimurengera, ariko tumenye yuko ibyo bintu ari amakosa. Tuba tuvuga ijambo uko riri, dusobanura ijambo uko rimeze, hanyuma abanyembaraga bafashwe bakomeze bagire imbaraga, n'abanyantege nke batsindwe bihane, banga kwihana bakira imbaraga z'Imana. Ariko ijambo ry'Imana biradukwiriye ko tuvuga ijambo uko riri. Ikintu cya gatanu ni ukuvuga ngo uyu muntu biha agaciro azavugisha ukuri. Mu yandi magambo, kuvugisha ukuri ni ingenzi. Iyo usomye hano muri Zaburi ya 15 umurongo wa 1 n'uwa 2, Bibiliya ivuga ngo Uwiteka we ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, ngo nugendera mu bitunganye agakora izo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Mu yandi magambo, kuvuga ukuri ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ikimenyetso cyiza kiranga umuntu wiha agaciro nk'umukozi w'Imana. Ikintu cya gatandatu, agira urukundo rw'Imana. Uyu muntu wiha agaciro agira urukundo rw'Imana. Reka tuze tusome hano mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 no ku murongo wa 5, tuze kumva ko havuga kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa neza. Haravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Mu yandi magambo, abantu bose bagira urukundo rw'Imana, ntibagira amacakubiri. Nta magambo mabi mu kanwa kabo, nta magambo y'imivumo mu kanwa kabo. Ni abantu bemeye kwakira ubundi buzima busha, ubuzima bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu tubakangurira ngo tugire urukundo rw'Imana. Hari urukundo rw'Imana, hari urukundo rw'abantu, hari n'urukundo rw'isi, ariko tubakeneye urukundo rw'Imana. Nico biri hadusaba ngo tugire urukundo rw'Imana. Kandi twavuze ngo urukundo rw'Imana uko hari n'undi rukundo rutari rw'Imana. Hari urukundo rw'ubujyajya, hari umuntu ukuzana urukundo ariko akeneye inyungu runaka, ya nyungu yashira akagenda. Rwa rukundo si rw'Imana. Ahubwo urukundo rw'Imana ni ukuvuga ngo wihanganira byose, rubabarira byose, ntirugira ishari, ntigwirarira, amagambo yose murayazi. Umwanditsi yaravuze ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo ni ubusa. Naho ngo natanga ngo ibyanje byose ndetse nkanatwikwa ubwanje, ariko ndafite urukundo ntacyo bimaze.
Mani magambo, kugira urukundo rw'Imana ni ikintu cy'ingenzi, ni ikimenyetso cyiza. Ikintu cya karindwi ni ukuvuga ngo uyu muntu y'agaciro yihanganira ibigeragezo. Iyo usomye mu gitabo urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 4, hari ijambo rivuga ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Ushobora kuba utaruzi ko kwihangana kugira umurimo. Rero umurimo wo kwihangana iyo udasohojwe ni ikosa rikomeye cyane mu isi y'umwuka. Birasaba ko rero wewe ureka kwihangana kugasohoza umurimo wako. Iyo ku murongo wa 12 azavuga ngo hahirwa umuntu ngo yihanganira ibimugaragaza wese, kuko ngo namara kwemerwa nibwo azahabwa ikamba ry'Imana yasezeranije cyangwa se Uwiteka yasezeranije abayikunda. Mani magambo, kwihangana gufite umurimo ukomeye ku buzima bw'umukristo, ufite umurimo w'ingenzi ku buzima bw'umukristo. Niyo mpamvu rero kwihangana ari ikintu cy'ingenzi. Umuntu wese biha agaciro azayihangana ibigeragezo. Yesu yaravuze ngo niba batuka, niba basebya, niba bandagaza, amagambo yose asa nkayo ngayo, muzamenye ko ari we babanje kuyakorera. Hanyuma rero ijambo rikurikiyeho, ijambo rya 8, ni ukuvuga ngo uyu muntu ahora ari maso. Iyo usomye igitabo cya Luka ibice 12 umurongo wa 35, hazavuga ngo muhore mukenyeye kandi ngo amatabaza yanyu yake. Mani magambo, umuntu wese uri maso ahora akenyeye isaha n'isaha, ubuzi ko woraswa. Abakristo niba ari intambara mbi ibaho, ugomba kuba uri maso. Ni intambara y'amagambo. Umuntu yo kurasisha imbunda zisanzwe, yo kurasisha akawukubita inkoni, ariko ikintu uzirinda kandi kiza kimara abantu imbaraga cyabamaze ni ikintu cy'amagambo. Uzirinde amagambo, uzobe maso kugira ngo intambara y'amagambo itakugeraho. Mani magambo, uyu muntu uhora uri maso ni umuntu uhora ukenyeye, ahora akenyeye kandi amatabaza yatse. Mani magambo, ahora azamenya ngo uyu muntu iri jambo avuze yaragamije kimwe, iri ngira avuze yaragamije kimwe. Uwo ni umuntu uri maso, itabaza yiri bajyatse, kandi ni umuntu ubukenyeye buri gihe. Ijambo rya 9 rigaragaza uyu muntu w'agaciro nk'umukozi w'Imana, azagenda uko imbaraga ziwe zingana. Kicyanditswe nagira ngo wenda niba bikunze tuze kugisoma, ariko cyantangaje cyane. Ni amakuru ya Gideyoni. Imana yatumye marayika ngo aze kumubwira yuko ari umunyembaraga kandi igiye kumukoresha. Iwe yibona nk'umunyantege nke. Amaherezo iyo nkuru abangereza ngo twumve neza, marayika ageze amubwira ngo witinya, genda uko imbaraga zawe zingana. Ni ukuvuga ngo umuntu w'agaciro nk'umukozi w'Imana azagenda uko imbaraga ziwe zingana. Dufite ikibazo cy'abantu bazagenda uko imbaraga zabo zitangana, akifuza kugendera mu mbaraga zitari adafite. Ahubwo biragukwiriye ngo ugendere mu mbaraga ufite, uko imbaraga zabo zingana kugenda. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo azagenda uko imbaraga ziwe zingana. Twari tuze ku ijambo rya 9 niyo twari tusa n'abarisoje. Ni ukuvuga ngo azagenda uko imbaraga ziwe zingana, azagenda uko imbaraga ziwe zitangana. Hanyuma ijambo rya 10 ni ukuvuga ngo uyu muntu, ni ukuvuga ngo azatunga ijambo ry'Imana ku musingi w'imbaraga. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni wo musingi wonyine w'imbaraga.
zacu nk'abakristo. Rero ni ukuvuga ngo abakristo bose dukeneye ikintu cyo kuvuga ngo dutunge imbaraga cyangwa se dutunge ijambo ry'Imana nk'umusingi w'imbaraga zacu. Ni ukuvuga ngo imbaraga zacu inkomoko yazo ni mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo w'Imana ni Yesu Kristo. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere, ni ukuvuga ngo ibice bitatu, reka tubasome wenda niyo hanyuma turi busome dusoma ibyanditswe. Bakorinto ba mbere ibice bitatu umurongo wa 11 haravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho ari rwo Yesu Kristo. Mwani magambo, niba umusingi wacu atari ijambo w'Imana, atari ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ntabwo kwihesha agaciro biba bikirimo. Reka tuyosa ubwoko bw'abantu batatu bubaho gusa mu bubangutsi. Ubwoko bw'abantu batatu baba kuri iyi si, hariho amoko menshi ariko je nahisemo atatu. Ni ukuvuga ngo hari abantu, ubwoko bwa mbere, hari abantu batuma ibintu biba. Ubwo ni ubwoko bwa mbere, ni abantu batuma ibintu biba. Ubwoko bwa kabiri ni ukuvuga ngo ni abantu babona ibintu biba. Abo ni abantu ba kabiri. Abantu ba gatatu none ni abantu bose baba bari kwibaza ngo se niki cyabaye. Umuntu wa mbere ati ibintu biba, uwa kabiri yabonye ibintu biba, uwa gatatu yo karibaza ngo se niki cyabaye. Ngaba abantu batatu nahise ngo tuganire uyu munsi, cyangwa se mbabwire wowe uramenya burimo numara wikosore. Ariko ndakwifuriza kuba muri bano bantu ba mbere, abantu batuma ibintu biba. Hapana kuba mu bantu babona gusa ibintu biba, cyangwa abantu bibaza ngo se niki cyabaye. Rero conclusion ni ukuvuga ngo abantu basarishijwe no guhindura isi, burya nibo baza bayihindura. Niba udafite umutwaro wo guhindura isi, tuzayihindura. Ariko niba ufite umutwaro wo guhindura isi, uzayihindura. Amahitamo ni ayawe rero. Ijambo ngiri twavuze amagambo menshi yose, nuzotena kwa ngo uyumve neza, uzasubiza inyuma uyumve neza. Ariko ndabashimwe mwese abakurikirana ijambo ry'Imana naho zakurikirana, kandi mbasabe ngo murebe video yose. Ubundi icyiza cy'icyigisho ni ukukirangiza kugira ngo umve ibirimo, ahasigaye habe na commentaire turazikeneye. Mushiraho commentaire nziza, mwatubwira aho twabikoze mu buryo butari bwo, mutubwire ngo ahangaha mwabikoze gutya, twikosore. Niyo muco mwiza wa Kristo. Ariko nakira ijambo ry'Imana ribafasha kandi bagiriye neza, ibashe kububaka, tukiha agaciro k'abakozi b'Imana. Usa n'ibyo bizanye nka byari main topic, ni ukwiha agaciro umukozi w'Imana. Twavuze byinshi ariko aho ngaho niho ruzingiye, ni ukwiha agaciro umukozi w'Imana. Hari amagambo y'abana b'Imana, hari imvugo z'abana b'Imana, ariko kwiha agaciro k'abakozi b'Imana. Imana ibagiriye neza kandi bafashe. Amen.